Ndongeye nkuhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, nkushimira kabisa ko wafashe umwanya wawe ukaba uri kutwumva, ukaba udukurikiranye kabisa. No kuvuga ngo ikiganiro tuje noneho gukora cyangwa se nkuko mubizi nkuko mubimenyereye ni amakuru y'abastari twibandaho, niyo tuba tubagezaho hano kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment nkuko bisanzwe kabisa. Ngira ngo abakanze subscribe murabizi ko nta makuru na make bashaka ko agucika, yose bashaka ko akugiraho ku gihe kandi amakuru yizewe. No kuvuga ngo amakuru nonje kukubwira, ibyo nje kukubwira ni byerekeranye na Kanyombya. Ngira ngo muramuzi muri benshi. Kubona umuntu hano mu Rwanda utazi Kanyombya byagorana kabisa. So no kuvuga ngo kuwa kane ku itariki 30 nibwo yari umutumirwa mu gitaramo cya Genesis Comedy. Ngira ngo Genesis Comedy murakizi, ni igitaramo gihagarariwe cyangwa se bitegurwa n'umwe mu wo bita Fari Merci. Ngira ngo muramuzi, ni ibitaramo biba bikabera hariya muri Kigali, ubwo byitabirwa n'abantu batari bakiya kabisa. Ni bimwe mu bitaramo navuga ngo bimaze igihe cyangwa se amezi menshi byitabirwa n'abantu benshi cyane, ukabona ko ari ibitaramo nyine biri kugenda bitera imbere tu. So rero uribaza ngo Kanyombya tugiye kumuvuga iki? Tugiye kureba zimwe muri highlights zagiye ziranga kino gitaramo cyangwa se ibintu by'ingenzi byagiye biranga kino gitaramo, bitewe n'uko n'ubundi ubona ko ari ibintu biri kugenda biba inkuru cyane, ndetse Kanyombya yagiye asetsa abantu ku buryo butangaje bwatunguye benshi batari biteze nyine ko yaganira nyine mu buryo bagiye bamubonamo. Dore ko hano Kanyombya biri gukekwa ko yaje nyine ku rubyiniro cyangwa se kuri stage, stage ngira ngo murayizi. So rero dore ko bikekwa ko yaje kuri stage yasinze, birakekwa ko yaje kuri stage yasinze, ngo bitewe n'uko ibibazo yabazwaga atabisubizaga nyine nk'uko yabibajijwe, ahubwo wumvaga ibisubizo ngo atanze bitandukanye ndetse n'ikibazo bagiye bamubaza. So ni byinshi rero wamenya byagiye bibera muri iki gitaramo, ari nabyo nje kukubwira. Wowe gusa banza ukande subscribe ubundi dukomeze kabisa n'inkuru yacu, ngenda nkubwira byinshi byagiye biranga kino gitaramo, ubwo Kanyombya kabisa yari gususurutsa abantu hariya muri Kigali, ubwo yari yaje mu gitaramo nk'umutumirwa. So no kuvuga ngo hano Kanyombya hano ngira ngo mwagiye mubona video ubwo yari ari ku rubyiniro ari kumwe n'umugore we, mwarabibonye. Yari ari ku rubyiniro ari kumwe n'umugore we, ndetse bacinye akadiho kabisa ubwo Kanyombya yaririmbye indirimbo, ntabwo nibuka izina rye ariko ni imwe mu ndirimbo n'ubundi z'abanyakenya. Ni indirimbo y'umunyakenya kabisa, ngira ngo murayizi. Iyo ndirimbo mwagiye muyibona ku mbuga nkoranyambaga, Kanyombya ari kwibyinana n'umugore we, ndetse n'abantu baryoheje ikirori. Abantu benshi nabonye ko bizihiwe, ndetse barayibyina we n'umugore we kabisa, barayirangiza. Ubwo umugore we yari yaje kuri stage yitwaje imbago, ubona ko nyine afite nk'ikibazo. Ngira ngo mwagiye mubibona, hari utu video nyine ndi kuvuga, ngira ngo uri kureba no kuri aya mashusho, uri kugenda ubibona kabisa. Uyu bari kumwe hano ni umugore bari barimo kubyinana muri iki gitaramo cya Genesis Comedy. So ni ukuvuga ngo ibindi bintu tugiye kugarukaho, tugiye kureba uburyo ki nyine yagiye asusurutsa abantu n'ibibazo bimwe na bimwe bagiye bamubaza akabisubiza nyine mu buryo buterekeranye, ariko mu buryo bugamije no gusetsa. Nifashishije ikinyamakuru cy'inyarwanda, nicyo cyanditse iyi nkuru, dore ko aricyo kinyamakuru, ari kimwe mu binyamakuru bikorera online hano mu Rwanda kabisa, bivuga ku makuru y'abastari cyane. Sinovuga ngo hano Inyarwanda yaravuze ngo ni igitaramo cyitabiriwe bidasanzwe kuko imyanya yari yuzuye rugikubita, ngo benshi bari biteze kumva Kanyombya aganiriza abitabiriye biganjemo urubyiruko, ngo mu gice kizwi nka Midnight gitumirwamo icyamamare. Ngo ubwo yabazwaga gutanga inama ku bitabiriye, yavuze ko ntawe yabyaye kandi ntawe abazwa ku buryo amugira inama. Aka kantu kabisa ngira ngo urakumvishe, kwa kundi babaza umuntu ati wagiriye inama abantu bitabiriye nk'umuntu nyine ufite experience y'ubuzima nka Kanyombya. Ngira ngo muramuzi ko afite imyaka myinshi, yakugira inama tu umuntu uba warabonye byinshi mu buzima. So rero yise avuga ati njyewe ntawe nabyaye kabisa ku buryo namugira inama, ati ntawe mbazwa rero, ati bazirwaneho. Ni nko kuvuga gutyo ngo we yabivuze mu magambo ati ntawe nabyaye ku buryo namuha inama.
ngo uyu munyarwenya wari utegerejwe na benshi yatunguranye bikomeye kuko ibibazo yasubije byari bike, n'ibisubijwe akenshi ntibihure n'ibibazo yabajijwe. Ni ukuvuga ngo ibibazo yasubije byari bikeya kabisa. Sinzi Kanyombya wenyine ukuntu yitereye, ntabwo ajya akunda kuvuga byinshi, ariko iyo asubije n'ubundi uba wumva ibintu asubije bidahura neza, nyine ukumva biri kontrere cyane, nyine ntabwo bihura neza n'ibintu yabajijwe. Ni uko nguko Kanyombya muzi, niko muzi kabisa. Wenda benshi bagize ngo yari yasinze, ariko Kanyombya akenshi n'ubundi no muri interview nyinshi njya mubonamo ni uko nguko asa nk'usubiza, ariko n'ubundi abikora byose agamije gusetsa abantu, akabona ni nacyo nyine abantu bamukundira, dore ko hano muri Genesis Comedy Show abantu babashije kujyayo, mwarabibonye yatanze show ngo yasekeje abantu ubwo yavugaga kuri Muyoboke, amuganiriza atebya avuga ko yashatse amafaranga kera aho kuyabona akabyimba umutwe. Ni uko nguko Kanyombya yavuze, ariko murabizi abantu bitabira Genesis Comedy, hari ukuntu umunyarwenya ajya hanze nyine akajya kuri stage agamije nyine n'ubundi gusetsa abantu, ngira ngo mujye mubibona ku bantu nyine batajya babona Genesis Comedy cyangwa se batajya bajyayo. Mujye mujya kuri YouTube, kuri Genesis Comedy Show, bafite na YouTube channel baba babishyizeho byose. Hari ukuntu umunyarwenya ajya kuri stage akamera nyine nk'uri kuganiriza abantu, ariko ari undi muntu nawe n'ubundi arimo gusebya abantu, nyine bakabyishimira ukabona ko ari byiza. So ni muri urwo rwego rero Kanyombya nawe yagize gutya, akajya kuri Alexis Muyoboke kabisa akamubwira ati washatse amafaranga kuva kera, ariko aho kuyabona wagize gutya ubyimba umutwe. So nuko nguko yavuze. Ngira ngo Alexis Muyoboke muramuzi, yabaye manager, bavuga ko ari nawe manager y'ibihe byose, bitewe n'uko yagiye managinga abahanzi benshi cyane bamenyekanye hano mu Rwanda. Ni uyu Alexis Muyoboke wagiye ubamanaginga, ngira ngo uri kumubona. Alexis Muyoboke ni uyu nguyu, ngira ngo uri kumubona. So ni ukuvuga ngo yagize gutya aramusereza ati aho kubona amafaranga, bitewe n'uko yagiye managinga abahanzi benshi, harimo Urban Boys, Dream Boys, abahanzi benshi bakwinca benshi cyane hano mu Rwanda. Ni uyu Alexis Muyoboke wagiye ubamanaginga, na The Ben. Ni uyu Alexis Muyoboke wagiye ubamanaginga muri rusange. So ni ukuvuga ngo uyu Kanyombya yagize gutya amuteraho urwenya ati aho kubona amafaranga wagize gutya ubyimba umutwe. So abantu rero bari aho ngaho bahise baseka cyane. So reka nkomeze nkuganire kabisa, nkunyuriramo ukuntu nyine yagiye avuga nyine bino bintu byose muri Genesis Comedy. So nuvuga ngo kera kabaye Kanyombya yatanze inama, yasekeje abantu nyine imbavu ngo bagenda bazitwaye, niko hano banditse ngo yasekeje imbaga nyinshi, benshi bifata imbavu. Ngo Kanyombya ati ngo muzaze mbigishe uko naguye impano, ngo gusa biragoye kuba umunyabigwi impano utarayivukanye. Ngo Kanyombya winjiye muri filime nyarwanda akanamamara cyane, ngira ngo murabizi. Kanyombya yinjiriye muri filime nyarwanda aramamara cyane, ngira ngo muramuzi. Uyu Kanyombya ngiye no gutanga igihembo cy'umukinnyi wa filime, niwe nshobora kugiha, bitewe n'uko yagiye ni nk'ari we watangije sinema nyarwanda, ibintu bya filime nyarwanda, ari mu bantu bagiye babitangiza kera. Ariko ikibabaje iyo bagiye gutanga ibihembo n'ubundi usanga Kanyombya atarimo, ariko ukibaza nyine abo bigenewe ngo ni bande, kandi yifatwa nka papa wabo kabisa. Muri Kanyombya nta n'umuntu agakwiye kuba agereranywa nawe. Mu bakomedi we navuga ko ari uwa mbere, ngira mwagiye mubona video nyinshi zitrendinga hirya no hino, aho abanyamerika, abanyafrika bamwe bagiye bakomakumi ba Emirade bagiye bamupostinga nyine, bitewe n'amagambo agenda avuga nyine agamije gusetsa abantu, nabo akabasetsa. Rero ni muri urwo rwego n'ubundi Kanyombya ngiye namugira umukomedi wa mbere hano mu Rwanda, kuko ibintu akoze muri uyu mwaka nta n'undi muhanzi nta n'undi mukomedi ndabona urabikora ngo bamupostinge nk'uko Kanyombya ari kugenda yamamara, n'ubwo wenda bitamwinjiriza, ariko bigaragaza ubuhangange bwe afite Kanyombya hano mu Rwanda. So ni ukuvuga ngo yagize gutya atanga inama. Ni muri urwo rwego yatanze inama avuga ati muzaze mbaho inama z'uko
nabashije kuzamuka tu, ariko ngo biragoye kuba waba umunyabigwi n'ubundi impano utarayivukanye. Ngo Kanyombya murabizi ko yinjije muri filime za zindi bita Zirara Zishya. Zirara Zishya niyo filime yamenyekanyemo cyane bwa mbere, nikaba ari nk'aho ariyo filime n'ubundi bisa nk'aho yamwubakiye ubuzima ndetse n'ubwamamare. So nta bindi birenze rero ngiye kukubwira, ngira ngo ubashije kumva byinshi n'uburyo ki yagiye asetsamo abantu, wowe utarabashije kujyayo ndakeka ubashije kunyurwa. So nta bindi birenze rero ngiye kukubwira, kwari kukubwira nyine cyangwa se nkugezaho ibi bintu yagiye Kanyombya atangaza muri Genesis Comedy Show. So nawe utarakanda subscribe ikande kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kugira ngo ugezweho amakuru y'abasitari bari kugenda avugwa hirya no hino nk'uko bisanzwe. So murakoze cyane.